Amata akorwa n'inyamabere zose, muri zo twavuga abantu, abategarugori kuko bagira amashereka, inka ngira ngo murabizi, amata, ihene, ingamiya n'izindi nyamabere zigira amashunushunu. Amata ni kimwe mu byo kurya byihagije ku ntungamubiri ku buryo ashobora gutunga abantu bose, yaba abana cyangwa abantu bakuru, igihe kirekire adakeneye kurya cyangwa kunywa ikindi kintu. Nubwo hari ubundi bwoko bw'amata adaturuka ku nyamaswa z'inyamabere tumaze kugarukaho mu kanya, urugero nk'amata ya soya, amata y'utubuto duto twa almond, amata ya coconut, amata ava mu biti. Muri ibi byose inshuti bakunzi bacu, uyu munsi tugiye kwibanda ku mata aturuka ku nka gusa. Reka dutangire ikiganiro mbasuhuza kandi mbashimira kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya, aho tubungabunga ubuzima bwacu. Murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media, ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza, twandikire muri comments. Ariko kandi ntubyihererane, ukande like, ukore share, ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Mbahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku mata aturuka ku nka. Kubera gukundwa cyane, amata aturuka ku nka ajya arimo ibyiciro bitandukanye. Aha twavuga amata yuzuye, amata arimo ibinure bike, amata atarimo ibinure, fat free milk, ikivuguto n'andi. Reka dutangire turebera hamwe, ese ni izihe ntungamubiri ziba mu mata y'inka? Mu gihe benshi tunywa amata kuko tuzi ko ari meza ku buzima bwacu, mu by'ukuri akenshi usanga tudasobanukiwe ese aya mata ndi kunywa agizwe n'izihe ntungamubiri. Mu mata y'inka harimo izi ntungamubiri zikurikira. Mu mata y'inka harimo ibinure. Mu mata y'inka harimo poroteyine. Mu mata y'inka harimo ibinyasukari. Mu mata y'inka harimo vitamine A. Mu mata y'inka harimo ubwoko butandukanye bwa vitamine B, twavuga vitamine B1, B2, B3, B5, B6 na B12. Mu mata y'inka harimo folate. Mu mata y'inka harimo vitamine D. Mu mata y'inka harimo calcium. Mu mata y'inka harimo magnesium. Mu mata y'inka harimo phosphore. Mu mata y'inka harimo zinc. Mu mata y'inka harimo selenium. Mu mata y'inka harimo choline. Amata y'inka ni byose. Ese noneho ni akahe kamaro k'amata y'inka ku buzima n'ibintu byose maze kuvuga biyagize? Akamaro ka mbere k'amata y'inka. Ibinure bigize amata ni ingenzi cyane mu gutuma umubiri ugira imbaraga. Ibi binure bituma umubiri ushobora gukora imisemburo. Ibi binure bifasha umubiri mu kurinda ingingo ziwugize. Ibi binure bifasha umubiri guhangana n'ubukonje ndetse no gufasha vitamine zisaba ibinure kugira ngo zikore neza. Akamaro ka kabiri k'amata y'inka.
isukari iboneka mu mata yitwa lactose, ituma umubiri ubona imbaraga zo gukora. Akamaro ka gatatu k'amata y'inka. Poroteyine ziboneka mu mata zifasha umubiri mu kongera ubudahangarwa, zigafasha umubiri gusana ahangiritse no gukomeza imikorere myiza y'umubiri. Izi ntungamubiri kandi zifasha mu gukomeza imikaya n'amagufa. Akamaro ka kane k'amata y'inka. Amata y'inka afasha imikaya y'amaso kubona neza. Gukungahara kuri vitamine A biyaha ubushobozi bwo gukomeza amenyo n'amagufa ndetse no kugira uruhu rwiza. Vitamine A inafasha mu kurwanya indwara yo kutabona neza nijoro. Akamaro ka gatanu k'amata y'inka. Vitamine B12 ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko n'urwungano rw'imyakura nervous system no gukora uturemangingo tw'amaraso dutukura. Ibi byose ibifatanya na vitamine B6, iyi ikongeraho no kuvana uburozi mu mwijima. Vitamine B12 ni ingenzi cyane mu mikorere myiza y'umutima, gukemura ibibazo byo gusinzira, diyabete n'ibindi bibazo byo mu mutwe. Akamaro ka gatandatu k'amata y'inka. Vitamine B12 riboflavin ifasha umubiri kwinjiza ubutare, bityo bikarinda indwara yo kubura amaraso, anemia. Akamaro ka karindwi k'amata y'inka. Vitamine B13 niacin ifasha umutima gukora neza no kugabanya cholesterol mbi mu mubiri. Ifasha kandi urwungano rw'imyakura ngogozi, imikorere myiza y'urwungano ngogozi iyifatanya na vitamine B1 cyangwa se thiamine. Uruhu, umusatsi n'amaso bikagira ubuzima bwiza. Akamaro ka munani k'amata y'inka. Vitamine B5 iba mu mata ifasha mu gukomeza amagufa naho ingingo zihurira, kandi igafasha mu mikorere myiza y'umutima. Iyi vitamine B5 kandi ifasha mu gukora uturemangingo dufasha mu ihanahana ry'amakuru ku bwonko. Akamaro ka 9 k'amata y'inka. Folate. Folate irinda indwara yo kubura amaraso no gutuma inda ibyara iterisi ikura neza. Aka ni ingenzi cyane ku bari n'abategarugori. Akamaro ka 10 k'amata y'inka. Vitamine D iba mu mata y'inka ifasha umubiri kwinjiza calcium, inafasha mu kuringaniza imyunyungugu nka calcium na phosphore mu mubiri. Ikanarinda indwara zituma umubiri wirwanya ubwawo, autoimmune diseases. Kandi vitamine D iboneka mu mata inafasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso no gutuma umutima ukora neza. Akamaro ka 11 k'amata y'inka. Calcium na magnesium biboneka mu mata y'inka. Iyi ni imyunyungugu ifasha mu gukomeza amagufa kimwe n'amenyo. Magnesium ifasha kandi umubiri guhinduramo imbaraga umubiri ukoresha no gukora ingingo zisimbura izishaje. Phosphore nayo ifasha umubiri mu gukomeza amagufa n'amenyo no gutuma umwijima ukora neza. Akamaro ka 12 k'amata y'inka. Potassium iboneka mu mata y'inka ifasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso no gutuma umutima ukora neza. Akamaro ka 13 k'amata y'inka. Zinc iboneka mu mata y'inka ifasha mu gukora ubwirinzi bukomeye, gukura no gusana uturemangingo, gukiza ibisebe ndetse no kwinjiza mu mubiri ibinyamasukari tuba twariye. Akamaro ka 14 k'amata y'inka. Selenium iboneka mu mata y'inka ifasha mu mikorere myiza y'urwungano rurinda umubiri kubera ubushobozi n'ingufu iki kinyabutabire gifite. Inarinda kandi imvubura ya thyroid. Akamaro ka 15 k'amata y'inka. Choline. Iyi ni imwe mu ntungamubiri z'ingenzi amata afite, kuko ifasha mu gusinzira, mu gukoresha imikaya, kwiga no gufata mu mutwe.
Iki kinyabutabire gifasha mu mikorere myiza y'uturemangingo no gukwirakwiza amakuru ku bwonko. Ifasha kandi mu kwinjiza ibinure mu mubiri no kugabanya ububyimbirwe bukabije. Ese wari uzi ko kunywa ikirahure kimwe cy'amata ku munsi bishobora kugufasha gusinzira neza? Ntuzabure ibitotsi kandi Rwanda inka zikamwa. Nyuma yo kubasangiza ibintu 15 bigaragaza akamaro k'amata y'inka, ubu noneho tugiye kubasangiza ibintu 6 byo kwitondera ku mata y'inka. Ariko reka nongere mbashimire kubana natwe kandi mbibutse ko iki ari ikiganiro amagara n'ubukungu, aho tubungabunga ubuzima bwacu. Murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Kubikora ni ubuntu, niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza yewe no kutwunganira, twandikire muri comments. Ariko kandi ntubyihererane, ukandi like, ukore share, ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Turacyari kubaganiriza ku mata aturuka ku nka, by'umwihariko nyuma yo kubasangiza ibintu 15 bigaragaza akamaro k'amata y'inka. Ubu noneho tugiye kubasangiza ibintu 6 byo kwitondera ku mata y'inka. Ese ni bihe bintu 6 byo kwitondera ku mata y'inka? Icyambere cyo kwitondera ku mata y'inka, hari abantu amata atera ikibazo, mbese amata agwa nabi. Ikibazo akunze kugira kizwi nka lactose intolerance. Kuri aba bantu burya umubiri wabo uba ubura enzyme ihindura isukari iva mu mata igakoreshwa mu mubiri. Abantu bafite iki kibazo iyo banyweye amata abamerera nabi cyane. Bagira imyuka myinshi mu mara, kumva inda yuzuye no guhitwa. Abantu bafite iki kibazo bagomba kunywa amata atarimo lactose, cyangwa se bagafata inyongera zituma bagira lactose mbere yo kunywa amata. Icya kabiri cyo kwitondera ku mata y'inka, allergie cyangwa kugira ubwivumbure budasanzwe ku mata. Iki ni ikibazo kiba kiri mu miterere y'ubwirinzi bw'umubiri wawe. Abantu bafite iki kibazo barangwa no guhumeka biruhije, gufuruta, kumererwa nabi mu gifu, kuruka no guhitwa igihe banyweye amata. Icya gatatu cyo kwitondera ku mata y'inka, kugira potassium na phosphore nyinshi mu mubiri. Izi nazo ziri ku bwinshi mu mata, bityo si byiza ku bantu bafite ikibazo cy'impyiko. Iyo impyiko zawe zidashoboye gusohora iyi myunyungugu mu gihe iba yabaye myinshi, bishobora guteza ikibazo gikomeye ku bantu barwaye impyiko. Kunywa amata y'inka mu bikore gake. Icya kane cyo kwitondera ku mata y'inka, calcium nyinshi nayo si nziza mu mubiri, ishobora gutera ibibazo bya constipation, kugira utubuye mu mpyiko cyangwa imikorere mibi yazo. Iyi calcium ishobora no kujya mu mijyana ikaba yatera indwara y'umutima. Icya gatanu cyo kwitondera ku mata y'inka, guha amata y'inka umwana utarageza umwaka ntago ari byiza. Aya mata y'inka ugereranyije n'amashereka aba arimo ubutare buke, feri, bishobora gutera ibibazo byo kuva mu rwungano ngogozi bitewe no kugira ikigero cy'ubutare gike. Icya gatandatu cyo kwitondera ku mata y'inka, amata y'inka zimwe na zimwe aba arimo imisemburo kimwe n'imiti irimo za antibiotique n'ibindi bitandukanye izo nka zihabwa. Ibi byose bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu n'indwara zibasira ubwonko kimwe na kanseri zitandukanye.
mwibuke ko buri gihe imiti ari myiza, ariko iyo urengeje urugero igira ingaruka ku buzima bwawe, bityo n'amata tuyafate kuri icyo kigero. Amata ni meza ku buzima bwacu, ariko iyo arengeje urugero ashobora gutera ibibazo binyuranye mu mubiri wawe. Reka tubashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga ku mata y'inka. Tumaze kurebera hamwe intungamubiri ziri mu mata, tunarebera hamwe kandi akamaro 15 k'amata y'inka, bityo dusoreje ku bintu 6 ukwiye kwitondera ku mata y'inka. Reka dusoze mbashimira kubana natwe, ariko mbibutse ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media, ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Gukora subscribe ni ubuntu, bityo niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza, kudusobanuza cyangwa kutwunganira, atwandikire muri comments, ariko kandi ntubyihererane, ukande like niba wabikunze, ukore share, ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi tubifurije kugira ubuzima buzira umuze.